tujya twirengagiza fan base agenda akora content z'imikino ndetse bereka yuko imikino ariyo yatwihebeye cyangwa se amarangamutima yacu mu mupira ariyo tuvomamo ibyishimo. Ndagusuje gukunda gukurikira ibiganiro bya Bombo Cry Empire. Njyewe ndi Emebiza Umugabe ngarutse muri no muryango mumfashe guseka mwamfura hamwe, mumfashe guseka kuko birasekeje, mumfashe guseka n'umuryango wita Latib Empire. N'umuryango uri kugumya kutwereka content zitwereka yuko nyamara umupira ariho hantu twavomaho ibyishimo. Burya nubwo tuvuga ku Imana yabiduha yabidusiga, ariko iyo twahiriwe mu mupira ngira ngo dupfa ijuru turi kumbuye cyangwa se twumva yuko ibyishimo byacu ari ibyo. Reba uno mubyeyi n'umwana we n'umuryango w'abana bane, n'umuryango w'abantu bane, abana babiri ndetse n'umugore n'umugabo. Reba uburyo bakora content, umugabo yirengagije ko ari umugabo mu rugo, umwana akamubyinira imbere akamwishima hejuru. Ngira ngo turi kubireba, reba uburyo umwana ari kubyinira imbere ya se akamwambara n'ingofero. Ndagira ngo ni ibintu byiza bishimishije mw'abavandimwe be. Umupira niho hantu tuvoma ibyishimo, niho cyane iriya kipe y'Inyanza, iriya kipe numva yuko ari igihugu cy'u Rwanda. Kenshi numvise ijambo rimwe ryatanzwe n'umuyobozi w'igihugu avuga ngo azatugira inama imipira tuyireke tujye tureba iy'abandi, ariko twasarama idea. Reba uburyo umuryango wishimye, reba ibyishimo baba bafite. Njye navuga ati sindi bunakatenga hanga bagiriye ishyari ngo ndi kubamamariza batanyishyuye. Bro, tujye dukunda kandi tunabigaragaze. Reba uno muryango uburyo wishimye, ahubwo bunanyarukire kuri Instagram mu following mubereke urukundo, mubereke imbaraga kabisa. Uko ikuntu nyine, reba uburyo bigaragara. Reba umubyeyi uburyo agiye imbere y'umugabo we, akana gato akabucura kari kwishima imbere ya papa we, kandi papa akabona ko ari ibintu be simple. Kuri kamera hari uburyo bakitingamo. Naje kuvuga yuko yenda nubwo mu makipe y'igihugu haba cyangwa se amakipe yo mu Rwanda habamo gutoneshanya, nyine nabyita nk'akarengane. Njya ngo tugenda tubibona cyane hano suzwi, hano ibi ntago ari sawa. Nyine ukaba wisanze uyu ntabukunda, nuko habamo kuvuga ati turafashiye cyangwa se turagendera muri ubu buryo. naho ubundi bavuze ati aperi ni ikipe y'ingabo turabyembera. Reba nabo bari batsinze ibitego bari kuvuga yuko bahiga ko next match ya Vipers bari bayitsinda 5-1, ariko ni bimwe mu butone nabyita nyine nko ko bitajyanirana. Bavuze ati yego ni ikipe y'ingabo z'igihugu, bayiha amafaranga menshi, amamiliyaridi. Buri igihugu kireba bije gishora muri aperi kikumva yuko cyatugira inama tugasesa umupira, ariko nyamara mbona ahubwo ariho byagakomeye kugira ngo n'abandi nabo babone happiness zituruka mu mafaranga y'igihugu ajye mu bareyo. Reba ino miryango, ndatekereza nje yenda simfana ikipe imwe muri izi ko ngenda umwana wo mu karere kamwe mu yakina muri shampiyona. ndagira ngo mwumve tugendera kuri ibi bintu tuvuga yuko ibi bidakwiye gukorwa, ibi cyangwa bitagenda te, ariko rero irakunzwe pe. Irakunzwe. Asaga miliyoni 18 ziri kuri Rayon Sport, asaga miliyoni 10 cyangwa 8 ziri kuri ya kipe y'Inyanza, iriya kipe y'Inyanza kabisa. Reba uburyo noneho bongeye gutse, ariko n'umuryango bayeho gitaye. Kiriyo mpamvu numva ko binkundiye nabatereka imbere ya kamera nkabaganiriza n'abapeti nkabumva ati buriya iyo bivuye imbere ya kamera biba byifashe gute, biba bigenda bite, bigenda gute. Biragaragara n'umuryango wishimye ufite ibyishimo, ugenda ubona yuko ibintu byabo byose ari tambalale. Igihugu amuganiza gahita wabagane ujye uvuga ngo igihugu ni tambalale ariko nanjye ngenda mbibona kandi nanabihamya. Ntabwo ngiye nka Bombo Cry nzaza nicare kuri izi kamera cyangwa se mvuga ngo ibi wapi kiwapi. Bro, tujye dushyigikira abantu batwereka yuko ibintu dukora cyangwa se ibintu bakora yuko ari iby'agaciro. Reba no muryango njye nawukunze, na vibinze na switch hano yabo ndayivibinga. Ndi kubereka ikiganiro n'abafonga ariko mu kanya ndabikora. Uno muryango nawukunze ku rwego rw'uko njyewe nzabicaza kuri kamera za Bombo Cry Empire kugira ngo tubashe kuganira ibirambuye. None umuryango wenda naje guhamagara
ntibankundira ko bamfata kugira ngo baze kuba banamana interview turebe cyangwa se batubwira ati buriya nka karakana kawe gatoya iyo muri gufana nyuma yo gufana bigenda bitoromba. Ni ibintu byinshi byo kwibaza, ni ibintu byinshi byo gutekereza, kuko ni za ndani nanone zindi zitwereka yuko umupira ufite ibyishimo byinshi muri twe, ufite ikintu bita navuga yuko producinga uhe musemburo mu mubiri, adrenaline uriya navuga yuko za cortisol zikazamuka, ariko mpamya nashidikanya yuko ikipe noneho especially Rayon kabisa, no kipe ifite happiness, ibifite happiness. No mpamvu abwira ngo uno munsi noneho kugira ngo tubana n'abarariki uno munsi saa moya APR irabiri kumwe n'ikipe ya Vipers kuri stade Amahoro Region. Cyazi hari ibintu ndibuze kuba nanjye nirasa hirya no hino kugira ngo ibintu ngene bivugaho gake gake. APR saa moya iri kumwe n'ikipe ya Vipers. Ese ino APR iraza gutsinda cyangwa ntabwo iribuze gutsinda? Ngiye ndi kubyibazaho cyane. Ndi kureba muri za ndani zanjye nkavuga ati se ino APR iraza gutsinda? Munyanganiye naje kudwara ubuntu bwo gripe, ariko sinabura kuba updatinga APR kugira ngo ikomeze. Amahirwe akubiye ni make, nitwereke ko ishoboye nyine itsinda Vipers, noneho umusuru no muryango murebe ukuntu ba wishimye. Ariko rero no mu meri avuga ati nitaye ku bindi, uri umugabo wanjye mu byishimo inyuma ya kamera se cyangwa umenyera byose. Ariko ewana hano ho ndemeye, hano ho nkutse umutima. Ikipe ni Murera, abandi byagera hamwe ikipe ni Rayon, ikipe na APR, urasanga nyine za ndani zirimo ni nyinshi. Ibi bintu sinzi ukuntu ndibuze kugenda kugumya kugenda mbisobasisengura cyangwa mbivugaho. Reka mbararikiye kuza gukurikira match saa moya kugira ngo tuze kureba, tunasure aba bavandimwe, tubaflowing imbawa nafite YouTube channel, naho tugereho tubase subscribe, kuko imbura umufana wa APR ukaba wa Rayon byose barabikora. Witinya tinguri na abariyo bose nyine urumva dufatanyije twabageza kure, kuko abagabo n'umugore tunabahe n'ibiraka bamaze. By the way, amahoro y'Imana ishya nihirwe kuri mwe mwese mukunda mugakurikira ibiganiro bya Bombo.